Yesu ashimwe mwese ndabasuhuje. Uru ni uruzinduko ariko usunduye amaguru gutya wahita ubirinduka imbere. Telefone ka pasiteri ko wakarishira uko wa Yesu uko muri yazamutse yatangiye ikintu cy'abasindishirizwa ngo Yesu kuvuga ko umunsi utsindishirizwa cyane na Mbabazi yaje turi ko nta cyane wizera ko Yesu yazutse. Niba wizera ko Yesu yazutse ukaba ukibaraho ibyaha byawe, ukaba utazi ko uri umwere, ko Yesu yatangaje ko uri umwere, warahombye. Hindukira, menya ko uri umwere nubwo waba wakoze ikibi. utajya mu mazi, ayo mazi aho hantu ndi habi. Yitanze akazuka kugira ngo akuvuganire ku Mana. Ukureba gusa uri umwere nubwo utari ubizi, ariko uyu munsi wenda mumanuke murebe ariko ntimukore imbere y'Imana, apana imbere y'abantu. Urakoze cyane. mumanukiye hehe wowe? aho hantu ni habi. aho ntago hagenewe kuhajya. zamuka barahatwereka. unyuze he? ngaho wahazamuka. hakuri guca hatari aho waba. Kuko nawe uri kugira nk'uko yize koko